Ndagusuje kandi nkwifurije ibihe byiza nshuti mukunzi wo gukunda ibiganiro bitandukanye bya Haha Ubwenge TV. Kaze nanone ku makuru atugeraho, nkwibutsa gukora subscribe aho hantu hatukura kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu mu ba mbere, ndetse ugakanda no ku nzogera. Mwifuriza guhora ushimishwa n'ibiganiro tukugezaho kandi utanga comment, like na share kuri ibi biganiro kugira ngo dukomeze dutere imbere. Mwaha ikaze nanone ku makuru atugeraho muri aka kanya mu karere ka Gisagara. Impanuka y'imodoka yabereye mu murenge wa Kansi mu karere ka Gisagara yahitanye abaforomo babiri naho abandi batatu barakomereka. Iyo mpanuka yabereye mu muhanda Kansi Gikore mu kagari ka Sabusaro ku gicamunsi cyo kuwa gatatu tariki ya 15 Ukuboza 2021 ahagana saa 9 z'amanywa. Iyi modoka yo mu bwoko bwa Pajero yari itwaye abaforomo batanu bari mu gikorwa cyo gusiramura ku kigo nderabuzima cya Gikore, yataye umuhanda ihita imanuka igera mu kabande. Hahise hapfa abaforomo babiri barimo uwari usanzwe akora ku kigo nderabuzima cya Nyarusiza mu karere ka Nyamagabe n'uwakoraga ku kigo nderabuzima cya Mwendo mu karere ka Ruhango. Iyo mpanuka kandi yakomerekeje bikomeye n'Igena Victory ukora ku kigo nderabuzima cya Karambi mu karere ka Ruhango, Bugabo Vivensi ukora ku kigo nderabuzima cya Nyarusiza mu karere ka Nyamagabe, ndetse n'umushoferi wari utwaye iyo modoka witwa Byiringiro Claude. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kansi Kimonyo Innocent yabwiye itangazamakuru ko uwo muhanda wabereyemo impanuka ukoze neza, ahubwo icyabaye ari uko imodoka yananiwe gukata bituma imanuka mu manga. Yakomeje agira ati umuhanda urakoze umeze neza urimo na laterite, ahubwo bigaragara ko shoferi yananiwe kugarura imodoka imanuka mu manga. Abakomeretse bahise bajyanwa ku bitaro bya Kibirizi nyuma boherezwa kuri CHUB. Imirambo y'abapfuye yajyanwe mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kibirizi. Naho mu karere ka Nyamagabe umucungamutungo wa Sako Kira Uburuhukiro yo mu murenge wa Uburuhukiro mu karere ka Nyamagabe witwa Dusingizimana Moise yarashwe n'umurinzi wayo amusanze mu rugo mu ijoro ryo kuwa gatatu tariki ya 15 Ukuboza 2021. Uwo mucungamutungo w'imyaka 36 y'amavuko yatashyiwe hagana saa 3:40 z'ijoro. Umukozi wo mu rugo akimara kumufungurira abona umurinzi wa Sako Kira Uburuhukiro yamukurikiye ahita amurasa isasu mu nda arakomereka. Ibi byabereye mu mudugudu wa Nkamba mu kagari ka Rambya aho umucungamutungo wa Sako asanzwe atuye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Buruhukiro Bayiringireja yabwiye itangazamakuru ko uwo murinzi wa Sako akimara kurasa umucungamutungo wayo yahise ashaka gutoroka ariko akaza gufatwa. Ati yahise afatwa ashyikirizwa polisi kugira ngo nayo imushyikirize RIB ikore iperereza ku cyaha akekwaho. Dusingizimana akimara kuraswa yahise ajyanwa kuvurirwa ku kigo nderabuzima, nyuma yaho yoherezwa ku bitaro bya Kigeme naho bimwohereza kuri CHUB. Bayiringire yavuze ko amakuru y'ibanze bamenye bayahawe n'umukozi wo muri urwo rugo avuga ko uwo murinzi wa Sako mbere yo kurasa Dusingizimana yabanje kwitonganya avuga ko yamugambaniye ngo bamwimure bityo akaba agiye kumwica yihorera. Urwego rw'ubugenzacyaha rwahageze rutangira iperereza kuri icyo cyaha. Naho mu yandi makuru, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rweretse itangazamakuru abasore 4 bakekwaho ibyaha bakoraga bifashishije ubushukanyi ku mbuga nkoranyambaga bakibasira abakobwa babashukishije gukorana akazi maze bakabasambanya ndetse bakabiba amafaranga. Ibi ni ibyaha bakoraga bifashishije imbuga nkoranyambaga. Uwitwa Tinda rwifashishwa n'abashaka guhura n'abakunzi. Abatoye muri yombi bakurikiranyweho gushukisha abakobwa urukundo, aho bakoresha amayeri yo kumara igihe kinini bavugana babashakaho amakuru yose bakabigaho bihagije, maze amakuru babonye bakazayifashisha mu kubambura. Abakurikiranywe barimo uw'imyaka 21, 29 n'ufite 26. Aba basore kandi bibasiraga urubyiruko
rwabo cyane ko arirwo rukunze gukoresha imbuga nkoranyambaga. RIB yatangaje ko abafashwe bakurikiranyweho ibyaha bitandatu birimo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, kwanduza undi indwara idakira ku bushake, gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa se kuwujyamo ubujura bukoresheje kiboko cyangwa ibikangisho, kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, hamwe n'ubufatanyacyaha ku byaha byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha Murangira Thierry yavuze ko ibirego by'abantu b'igitsina gore 8 kandi bikozwe mu buryo bumwe byakiriwe hagati ya tariki ya 10 Ugushyingo 2021 n'iya mbere Ukuboza 2021 aribyo byatumye batangira iperereza. Uyu muvugizi yakomeje agira ati aba basore bavuganaga n'abakobwa igihe kirekire bashaka amakuru arambuye kuri wa muntu, bakamwiga bakamenya aho atuye, yabasaba amafoto yabo bakamuha atariyo, nyuma bakagera ubwo bemeranya kuzahura ngo basangire, noneho bakamusaba kumusanga aho atuye kugira ngo bazamutera ubwoba bamubwira ko aho atuye bahazi, navuga ibyo bamukoreye bazamwica. Yavuze ko mu bambuwe harimo n'abanyeshuri bashyizwe mu modoka bakuwe kuri kaminuza bigaho, bagera mu nzira bakabambura ibyo bafite. Dr Murangira Thierry yongeye kuburira abakora ibyaha ko batazabura gukurikiranwa kuko ubushobozi buhari. Avuga ibi yagize ati ubushobozi turabufite, ubufatanye n'abaturage burahari, ntaho bazacikira ubutabera. Icyo tubasaba ni uko babivamo bakajya mu kandi kazi. Yasabye abakoresha imodoka gufata ifoto y'umuntu bayihaye ndetse n'ibyangombwa bye bakabifotora. Yanabwiye kandi abantu kubaruza nomero za simukadi batunze no gusibisha izibanditseho atari izabo kuko ari bumwe mu buryo aba basore bakoreshaga. Umwe muri bo aganira n'itangazamakuru yahakanye ibyo akurikiranyweho, yemeza ko nta muntu yigeze asambanya ngo n'ubimushinja babanje kubyumvikana. Ababwiye bati njyewe aho mpagaze hano nta cyaha nishinja, nta n'icyo nikekaho kuko uwo mukobwa ntabwo avuga ko yibwe cyangwa ngo agirirwe nabi, ahubwo avuga ko twari tugiye kumurangira isoko ry'insenda, njye yanyise umunyanigeriya kandi ndi umunyarwanda, ubwo inzego z'ubutabera zatohoza ukuri ku byo navuze. Umwe mu bakorewe ibyaha yagize ati njyewe bamaze kunsambanya nabasabye kujya kwihagarika, twari turi Kicukiro, abantu bari baparitse imodoka, ntabwo nari kubasha kubona uko nakwicara, ndabasaba njya inyuma y'imodoka mpita mfata plaque zayo mu mutwe ndaceceka, mbereka ko nta cyabaye, ndagaruka nicara mu modoka. RIB yatangaje ko hari gukorwa dosiye kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Yongeye kandi kuburira abantu muri rusange by'umwihariko urubyiruko kwirinda no kugira amakenga ku bantu bahurira ku mbuga nkoranyambaga. Mu yandi makuru y'ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Nyarugenge rwaregeye urukiko umugabo ukurikiranyweho icyaha cyo kwica umugore we w'imyaka 27 y'amavuko amukebye ijosi. Ibyo byaha byabaye tariki ya 6 Ukuboza 2021 mu masaha y'isa 3 za mu gitondo mu murenge wa Nyarugunga, akagari ka Kamashashi, umudugudu wa Mukoni. Uregwa ngo yaguze icyuma ku isoko i Kabuga, ategera umugore we mu nzira avuye kurangura imineke n'inyanya, amugendaho abonye ageze ahatari abantu benshi amukeba ijosi. Abari hafi aho bahise batabara bagerageza gufasha umugore ariko biranga ahita yitaba Imana. Bakurikiranye uyu mugabo wari umaze gukora icyo cyaha bamufatira aho yari yihishe mu murima w'ibigori ahita ashyikirizwa ubuyobozi. Ubushinjacyaha buvuga ko akimara gufatwa yemeye icyaha, akavuga ko yishe umugore we amuhora ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda yamutwaye. Icyaha uregwa akurikiranyweho n'ubushinjacyaha ni ubwicanyi buturutse ku bushake, gihanishwa n'ingingo y'107 y'igitabo cy'amategeko hana, gihanishwa igifungo cya burundu. Reka nkwibutse ko iyi ari Hahubwenge TV, nkwibutsa gukora subscribe, like na comment ku biganiro byacu kugira ngo ujye uwa mbere. Nkushimira cyane wamaze gukora subscribe kuri uyu muyoboro wa YouTube channel.